barumiwe koko ntabivuga ariko ntabivuga barinze ubwo bakaniga barakaniga reka nkurekana nigendera ugumane niyo shinzi yawe ubundi ikintu kitumva nkawe Mike, Karame, ndashaka kubwira ikintu bro. nta kibazo wambwira. Uracyemera? Ya ntacyo bitwaye, rese ndacyemera ntacyumvise, we mbwira nta kibazo. Ndashaka gusaba imbabazi. Kubyo nagukoreye nanze kumva atari uko mutangira inama we na mama, ntako mutageze. Ariko njye nyine nabaye icyara ndananira nanjye mu mico mibi, njya mu biyobyabwenge. Gusa ubu ngubu nabonye agaciro k'ubuzima no kwanza kwisobanukirwa. Rero nyine uyu munsi niwo munsi nabonye ko nkwiye guhinduka mu byaha aho umuntu muzima nagaruka mu rugo nyine nk'abandi bana nk'uko mwishimye nkagabanya imishiha. Ntacyo bitwaye nimba watse imbabazi zivanye ku mutima, ntabwo nazi kwima nk'umuvandimwe, kandi twishimiye kukubona uri kunyura mu nzira nyayo. Shaka merci nyine usubivuganye. Ariko ubu ngubu ngiye gutegereza ndebe ko uzajya uzira igihe mu rugo tuzajya tugukenera tukakubona tukaganira hamwe nka famiye. Uzi kubona twese twateraniye hamwe turi kumwe namwe ari byiza cyane. Mike, Karame, byari kunshimisha niyo mama aza kuba hari mwebabwira hamwe. Gusa nawe niyo mvuye murarishima. Shake mama ndabizi ko ari bwabyumve kandi nabyumva arabyakira neza. Sawa kangereye ubwo nyine turavugana mu kanya garose. Asundi meri byari ikintu mwumva neza. Ubundi baraje bakwaka baragukubita biri aho ngaho gusa. Baraje banyaka igikapu, banyaka igikapu cyo kirimo Bibiliya n'amazi, banyaka telefone nayo bwite n'amafaranga. Amafaranga se wayakuye ko nzi ko agiye n'amafaranga ufite. Ni umuntu twabanje gusengana nawe yamayine ndayabika ndavuga tuza kuyakoresha n'inaha duteke ku mana yawe. ahubwo ni abana babikoze, tajyana n'abantu bakuru cyangwa abantu barenze babandi b'ibyera, ni abana nkatwe babikoze. Akomere nanjye nabonye barari abana n'ukuri kw'Imana, ariko ntabwo ari byiza rwose kubona urubyiruko nka ruriya rwishora mu ngeso mbi zo kunywa ibiyobyabwenge. Ntabwo ari byiza pe. Ubu ngewe ibyambayeho byose byamaze gukomera, ubu nta cyanshi intege ubu, kandi amahirwe ni yose wenda ejo bundi ni ngewe ubuzima bugakomeza bukabana bwiza. Ahubwo mva mubwire nta nshuti nkigira pe. Bifate bambwire bangira inama yo kujya kwishora mu busambanyi ngo ngende nicuruze. Ngo nibwo nabona amafaranga. Na Isabella senzi umva bose hamwe na Benita bose ntabwo ari inshuti zanjye bariya rwose. umva ntibazagushuke. Inkuru nziza warayumvise ngo umeze koko. Jacques ngo yasabye imbabazi. Njye narabyumvise numva umutima wawe uraruhutse neza neza. Ubu shandishimye abana banjye bose nzabakorera ikirori cyakine mutegeze mubona koko. Ndumva tuzasura ku ishuri tumeze neza. Mama rwose mumbabarire nabikoze kuri Kigali. Nashobora gusaba imbabazi kandi nzikuye ku mutima.
Ayi mwana wanjye urakoze. Ngaho mpobera rwose. Mama nawe urakoze kumbabarira. Ndishimye uyu munsi we. Mbere nawe wangiriye inama ntabwo kumva. Ukora ibishoboka byose ariko nanze kumva ndakwinginze ngo nawe umbabarire. Mbere ndakubabarira rwose. Murakoze mama. Murakoze. Umva rero mbabwire bana banjye. Turakumva mama. Turumvikana. Yego mama. Ubu ngubu rero Imana ishimwe kandi himbaza. Ubwo umaze gusaba imbabazi ukaba umenya igikwiriye sibyo? Uranshimishije ariko ubu mugiye gukurikiza iki kwiga. Ukiga ukarangiza nawe ukiga ukarangiza. Ejo bundi muzamugeza ahantu hakomeye nanjye mungeza hakomeye dore ndimo ndasaza. Turakumva mama. Ibintu byo burara mbireke cyane cyane niwe ndi kubwira kuko n'ubundi mukuru wawe we asanzwe yitonda. Sakugira inama kenshi waramunaniye ariko Imana ishimwe ko wemeye uyu munsi. Sibyo? Uburaya ubusambanye nta kintu gishobora kubageza n'umunsi n'umwe. Sawa rero aho ni muhaguruka mujye mu mirimo. Imana ishimwe rwose ubu ndishimye ngiye kubakorera agashya nanjye muzaba mubibona. Muzasubira ku ishuri muvuga muti koko twari turi muri vacances. Si wumva si wundi wowe. Raisa na Melissa ko ndaba mwiteretse ibikoma ubu ngo akazi mwakarangije. Twarangije. Ubu mwakarangije? Kandi ubu wagenda yasanga ibyombo biri aho ngaho bitanogeje. Ahubwo muri aho ngaho gusa muri mu bikoma nta kindi muzi. Anti byose twabirangije gusa twakicara ngaha nta kintu turakora. Reba nk'uriya nawe. Ababyukiye mu nzara nta nubwo wanagenda ngo urebe imirimo hariyo uyikora ahubwo se ibyo ngibyo se niko kazi mwa murimo. Ngo Melissa ntabwo waguruka nk'ubwo ngo wowe ujya gushaka amafaranga. Ariko anti turashaka ko yashakira he? Yashakira he? Nese utayakura. None se tuvuge yuko ubu ngubu nta bagukunda ugira ku buryo baguha amafaranga. Ariko anti rekeraho pe. Ntabwo kuba tungana gutya byakagombye twita twishora muri izo ngeso kugira tubone amafaranga. Oya. Urabona koko ibintu uri kuvuga urukumva bikuye koko. Igisa kidakoye mu byo nababwiye. Abantu ndeba ukuntu tungana. Wangiza ngo urashaka ngo tujye gushaka akazi ko kwicuruza kwe. Kareka rwose ibyo ntabwo byashoboka. Ntabwo se ntabwo abasore b'inshuti zanjye baha amafaranga. Oya reka nkubaze. Ubu ngubu urubyiruko rwose rugiye rujya muri izo ngeso mburi kutubwira. Urumva ngo bari gushaka amafaranga. Urumva bazagera he? Urumva igihugu cyagera he? Nese kugira ngo wicwe n'inzara. Kwicwa n'inzara se uburyo wajya muri izo ngeso mbi wese kutagiye wewe ko yafite wagiye muri izo ngeso mbi nimba nagize amahirwe yo kuyabona. Natwe amahirwe tuzagera kuko natwe ejo hacu naguhaza. Ndi kubona ibyo ndi kubabwira mutari kubyumva ariko ubwo mufite icyo mwisingikirisha. Rekana nawe ariko nanigendere. Mbarate sisikara agaciyemo. Ahubwo se kutambwiye babana badutabaye. Umva nyine wari upfuye ahubwo. Ahubwo se mbwira tuzajya kubasura. Reka mbwire nzakubwira ibyo tuzabiganira ikindi gihe nzakubwira igihe tuzajya kubasurira. Ariko mba cyari igitipe cyakubyimbanye. Ngo iki? Umva we nzamukwereka. Cyanjimbaye naraneruye. Njye nzi ko atari ugushobore ariko nagiye kubona bucyambona gutereye nk'agapapuro. Ariko ndavuga narakubwiye wanga kumva wishora mu biyobyabwenge nkuhanura wanga kuko wagakwiye kuzahazwa n'ibihaho ungana utyo. Murashaka kujya kuririmba
kumva uri kugenda wishora mu biyobyabwenge mu ngeso mbi zose wishorayo. ubundi kuri we cyane Benita iruka muri farumasi kubuza n'imiti. Every day, every night, every time, every moment. Ni wowe mpora ntekereza, ni wowe umpora mu nzozi zawe. Buri ndirimbo y'urukundo numvise ngo sangamo, nta na rimwe ntekereza gukunda undi utari wowe. Niyo anti nagutwika ndabona ufite impano. Rero nizere ko ejo ari gahunda. Mva oje ahubwo reka nkubwire ndishimye cyane ariko byumva. Umva nkubwire rero Melissa tuzamujyana nk'abagiye kumusura, ibindi azabimenya tugezeyo. Shanyene ikinshimishije kurushaho nuko azava abonye mama kandi anti warakoze. Nabona ko ngushimira ko nukuri warakoze kutuba hafi, kutuba nyine byose wagiye udufashamo. Warakoze cyane. Niyo mutante ni wa mbere nabonye ku isi. Nibyo se ubarusha bose. Laisa, anti, meze mute? sawa. Umeze neza se? Cyane. Umva nanjye mvuye gucuruza twa tuntu twanjye nungutse byatari. Nukuri kandi anti wanshaka intege ngo ntabwo nzizunguka ego kubu nsigaye nunguka. Rero mubwire agafanta kanjye ndagashaka. Subizi sinakwita nkagukunda kabisa. Ego. Umva nyine mbabwire mbere yuko tuzajya kwa mama Benitesha. Shambanje kubasaba imbabazi. Mumbabarire naraje. Nyine ntangira kubafata uko bidakwiriye hako mumbabarire. Anti ntabwo ari ngombwa gusaba imbabazi reka. Twarakubabariye kera ahubwo warakoze nyine kuza kudufasha nukuri. Iyo atabawe ntabwo byose twakubigera. Kandi urabona ko tubayeho neza, ibintu byose biragenda neza, dore twihangiye n'imirimo. Narambabariye. Yego. Shamura abana beza. Mwarakoze kumbabarira. Mvishe mwasise ngo ejo ngo muzajya kwa ba Benita. Muzagenda mwambaye gute?
umva njye reka njye kwifurira igistempo cyanjye nzagende nabaha. aha kagira inkuru rero zimfashe umva nanjye nagafite niko gategura ariko abakobwa banjye none Mike, Karame mama. amakuru yawe Ni meza. meze neza? Meze neza nta kibazo. Mama Benita arafashe neza. Benita yaramfashe neza nta kibazo pe. Ndabona ntacyo baye. Yafashe nk'umwana we yandihiriye amashuri narize. Gusa nishimiye no kuba nakubonye mama. Umwana mwiza nukuri ndamushimye. Gusa nyine mfite ikibazo. Nukuri pe. Inkumbuye kuba nabona mushiki wanjye nkamubona mu maso. Nkeneye kumubonera igihe giciyemo ni kinini. Ntabwo byabura kumukunda. Ndamukumbuye pe. Gusa mushiki wawe afite anniversaire ejo. Vugisha ukuri. Twapanze ko tuzamutungura tukamukora anniversaire ejo. Gusa ante we arabizi na mama Benita arabizi ko ejo tuzamutungura. Ariko mana yanjye nimubona nzamuhobera cyane. Rega narokora utakishima. Gaho tekereza. Imyaka 20 yose. Oya mwana wanjye nako nakishima. Gusa umbabarire mwana wanjye ko nakubaye hafi. Gusa ubu ngubu naje nje ngiye kubitaho bikwiye. Oya mama wikirenganya byose rega n'ubuzima mama biranshimishije kwa nkubonye kuko ibi byose bigira icyo bifasha umuntu. Gusa ukuntu nitwaye neza ikintu kinshimisha n'ukuntu ubuzima nitwaye neza ntabwo nigeze nishora mu biyobyabwenge cyangwa mu miratekereza n'ibindi byose. Nishimira kuba neza gutya. Icyo nicyo kinshimisha. Ibyambayeho byose byamaye gukomera noneho amahirwe ni yose naza biteze noneho anti agatavuga ati ejo ni gahunda Raisa we zimfashe rero hano haba harimo ubwuzu nyine Raisa na anti nibo barimo baraganira baguhe phone nawe ufite ijagi y'igikoma Cyamuhereza. noneho wowe nuza sibyo Cyamuhereza rodi. uri bugende ubasubiza niyo ndi mu nzozi rurantera. Karari caraha mbere cyane cut go action Ndamureba. Kimu byanze. Kimu byanze mwana. umuntu ko yanze
action. Mike, Karame mama. amakuru yawe Ni meza. umeze neza? Meze neza nta kibazo. Mama Mike yaragufashe neza. abana bari guseka kandi ndabisaba batekeye mwibaze ntabwo nawe ndikurira mwana. Nese se muguruka na mbere. Sono io bene. Ndapfa ko kutama nyahindi.